ubitekerejeho ntawe ubiguhatiye ukamenya inyungu zawe ukakira Kristo nk'umucunguzi w'umwami wawe, kuko hari n'Ukristo butangirira. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ababatijwe, ntabwo ari abakomejwe, ntabwo ari umuhango. Kandi mugire ibi ntaho bihurira n'idini, kuko twebwe hariho n'amatorero kuri kubaza ukakubwira ngo genda wabatijwe mu mazi menshi. Reka mbabwize ukuri, umugisha mfite nuko byose nabibatijwemo. Ari mu mazi menshi nabibatijwemo, ari muri makeya nabibatijwemo, ari mu mwuka namubatijwemo. Ariko iyo udafite Yesu, wuzura umwuka ugatigita, ukava gutigita ukajya gusambana, kuko udafite Yesu. Bakubatiza mu mazi menshi ukinjira muri umupagani. Iyo udafite Yesu, icyo wunguka ni ugutoha cyane. Undi bakamubatiza ku gahanda gatoha buhoro, ariko mwembi bamwatose bitandukanye. Ariko mudafite Yesu ntacyo wabaye icyo. Ikimakinga difference, ikizana impinduka mu muntu, ni ukwakira Kristo umucunguzi w'umwana. Yewe ndabivuga kuko byahinduye ubuzima bwanjye. Ubuzima bwari bwatangiye kunanira, kuko numvaga ubwo buzima bwo kubyina, bwo kunywa, bwo kubeshya, bwo kugira gute, numvaga atari ubwanjye. Haziko hari abantu benshi, nawe ushobora kuba wicaye mwana ari ukumeze, ukajya wicara ukumva, ariko ubwo buzima ukumva uraburambiwe, ugashaka uburyo wabusohokamo. Abandi bakakubwira ati uku niko abantu babaho. Ukibaza niba nta bundi buryo bwo kubaho ushobora kubona. Usoma Bibiliya mbona ko hari ubundi buryo bushoboka umuntu ashobora kubaho. Ndibuka ibaruwa ya mbere nandikiye abasore, telefoni zari zitaraza mu bohereza SMS cyangwa WhatsApp. Ibaruwa ndabandikira ndavuga ngiye uno munsi nafashe icyemezo cyo kubaho bitandukanye. Ibyo Bibiliya yita byiza nzajya mbyita byiza, ibyo yita bibi byite bibi, kuko nahinduye ubuzima. Kandi kuva uwo munsi nasubira inyuma. Iyo ugendana na Yesu, ndaza kubigeraho mu nshinga ikurikiyeho. Iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi, biravuga ngo jyewe nari umunyabyaha, ndabyemera ko ndi umunyabyaha, ariko namenye ibyo Yesu yankoreye ku musaraba, ndabyakiriye, abaye umucunguzi wanjye, ibyaha byanjye byose byararihiriwe. Haleluya. Uzi kwicara wumva ibyaha wakoze byose, Imana ikakubwira ngo biriya byose wakoze ndabishyira inyuma yawe byibagirane. Kuko iburasirazuba hitariye uburengero bwaryo, ngo niko ashyira kure yacu ibicumuro byacu, ngo kandi nikiranukira kutubabarira, ngo amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. Haleluya. Ko no kwakira Yesu nk'umucunguzi, ariko kumwakira nk'umwami nibyo bizana difference ifatika. Kuko iyo ugenda mu byongera, iyo maze gukizwa murera babwiye rwose nari mvuye mu isi y'abasore babyina cyane. Ariko iyo mubona nkiri muto, nashoboraga kubyina ntumenye ko nzaba pastor. Ariko maze gukizwa numva afite ikibazo. Najya nyura ahantu babyina nkumva akantu kari, burya iyo wabyinnye nyine unyura ahantu babyina ukumva akantu karituma. Hanze Mana, none nazasubira gari. Nanyura ku kabari nabona abantu nakundaga, sinigeze mu musinzi ariko. Ntabwo nigeze mu musinzi, ariko nakundaga byinshi. Nandika na memoire yanjye, nayandikaga mfite icupa rya byeri iruhande rwanjye, icupa rimwe nko mu minsi 2 nkarisuka, nkarinywa, nkaripfundikira, hanyuma umuntu ajya numva kamanuka. None nanyura imbere y'akabari, nabona abantu bicaye bafite ibirahure kuri bar, kumva akantu karagira ngo ni kumwe zari zigihari. Narizi ko umuntu akijijwe ibi byose bigenda, ko numva bigihari. Karambwira ati rero mubwire, ibi bizahaba, uzarinda upfa bigihari, uzarinda upfa bigihari. Ariko nugendera imbere yanjye ukamenya ko ndi umwami wawe kureba, ntabwo uzabibona. Ntangira kumenyereza umutima wanjye, nkajya ngenda. Hari ahantu twigishaga ururimi, twabaga hasi aho bita ku Gatwa, twazamukagaho nk'imetero zigera nko kuri 400 kugira ngo tugere ku kigo. Nkajya nzamuka ku Gatwa mu muhanda, ndimo kumva birindi ya Yesu mu bitugu byanjye. Nkagenda mbwira umutima wanjye mu mutima wanjye, aho ujya hose ugiye guka ko Yesu andeba. Aho ujya hose wibuke ko Yesu andeba, kandi wibuke ko namubwiye ko azaba umwami w'ubuzima bwanjye iteka ryose. Ndabyimenyereza n'uno munsi. Ndi mu bantu bagenda mu gihugu no hanze y'igihugu. Nabwiye umugore wanjye nawe ngani ntuzahangayike ku bwanjye, sinshobora kuguca inyuma, atari kubera uburanga bwawe, kandi mfite umugore mwiza. Ubihakana
azabaririza nawe ni uburanga bwawe ntabwo ariko none se ari Kigali aho dutuye hari abagore ureba ukagira ngo Imana ijya ku murimo yamugishije inama ariko ukaza mu biro byanjye ngo pastor utambwira ko umugabo aguciye umuntu aciye umugore se gutya yagiye gushaka ijoro ry'izamu burya abanyabyaha bakora ibyaha waba uri mwiza waba usa gute umunyabyaha akora ibyaha ukora umunyabyaha nkamubwira rero madamu we ntuzikande kuva ndi umusore nasezeranye na Yesu sinshobora gukora icyaha Yesu amagaze hejuru kandi ashaka kubwira muri mwana abantu bashaka kunesha ibyaha forever mu mpepere ndende umuntu ajya kuvuga ati umuntu abigenza reka mbarangire inzira akira Yesu nk'umucunguzi wemere kumwumvira nk'umwana ariko wimenyereze icyo nimenyereje wimenyereze ko aho uzajya hose naho batakuzi warakubera uzi kwicara ukagenda ukajya ahantu kure nta n'umuntu ukuzi nawe uzi icyo ukora Satani akaza aramubwira ati ariko ushobora kwidagaduraho bakeya ubona hano nta n'uzabimenya kandi iyo Satani yatangiye kukugerageza agushakira n'ibikoresho byabyo yigeze kujya mu mujyi witwa Pattaya muri Thailand na hano ku nyanja ushaka kugwa mu mutego w'ubusambanyi wajya Thailand utiteguye kuko ho gusambana ni tourisme uragenda ugasanga ku musego wawe aho handi bashyiraho twatuntu abantu bihanaguza hari kapoti paki ntabwo bashyiraho kamwe ipaki n'iduze noneho ubona biro aho ngaho nkamwe napa agahugu muca kandi umuco umugoroba umwe nari nagiye kwigisha mu giterane cy'abanyamasengesho international noneho yiviriye gusenga rwose numva nuzuye umwuka agenda nidunda sanga umukobwa ahagaze ku rugi rwayo usa n'uwireba yegamyeho ugeze iruhande namubwira ngo ariko this is my room yeguka gakeya ahengeka gasurire do you need company waba ukeneye kumara irungu numva ijwi rindurutse inyuma ngo run kizwa n'amaguru wa ntabwo nzijyane kuba aho hantu ntabwo nzi impamvu Yesu yabwiye ngo run ariko ayibana kuko mfite Yesu ugendana nanjye undinda niyo ntawe ari kubimenya si amafaranga nari kubura nari nyafite mu mufuka ariko arambwira ngo run udapfa kuko ngendana na Yesu nayoboye ibigo nayoboye nacunze amafaranga iki kiganza cyanjye cyasinyiye amafaranga kandi hari umunsi nasinyiye isoko rya miliyoni 400 kandi mu gitondo twanyoye icyayi cya mukara umuntu nasinyira arambwira ati ariko wowe umuswa usinyira isoko ngiri nta n'icyo umuntu aguhaye nabwira ntumwe ibyo twasezeranye ibi uzapfa udakize ntuzaze kumpamba umunsi napfuye uzabwiye ko Yesu ahamba neza cyangwa ahamba nabi ariko icyo ninde kubabwira ugendana na Yesu nabibwira ngo abantu barya ruswa ngo abantu bagira bati ugendana na Yesu ukajya wibuka yuko akureba uwo ni Yesu nk'umwami iyo batubwiye ngo twakire Kristo nk'umucunguzi n'umwami nicyo batubwira abantu benshi bamenye idini bahuye na padiri bahuye na pastori bahuye na bishopu bahuye na apostle bahuye na prophet ariko ntibahuye na Yesu ugomba guhura na Yesu umugabo witwa Nikodemo yigeze gusanga Yesu aramubwira ati ariko nakora iki ngo nabugi ngo bite aramubwira ati Nikodemo ugomba kuvuka ubwa kabiri kandi uburyo kugira ngo tuvuke ubwa kabiri ni uguhura na Yesu undi Musamariya kazi ngira ngo ni ambassadors bamukozeho indirimbo nziza unahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si ikintu gisanzwe iyo uhuye na Mesiya iyo ndirimbo muzi kuyindirira ndumva muyizi bahita muyiteraho nanjye nahuye na Mesiya kandi umugabo gwamye ko iyo wahuye na Mesiya byose birahinduka wenda wicayemo hano uyu munsi bajya kwibaza ukuntu ubuzima bwawe bushobora guhinduka ukava mu kajagari ndabikurangiye hura na Mesiya wakire Kristo nk'umucunguzi wemere kumwumvira nk'umwami wawe ibindi byose azabitunganya mumbwire ngo amen amen reka tujye ku nshinga ya kabiri nshinga ya kabiri baratubwira ngo ubwo mwakiriye Kristo mugendere muri we haleluya rero mu nshinga kugendera muri Kristo buriya jewe napfuye mu mushakashatsi ko no mu bintu by'Imana ndashakashaka kandi bigakunda
kugendera muri Kristo bivuga ngo ugomba kugenda ibyo nababwiraga ukajya wumva nta n'uwo ari kuvuga ngo Kristo ari hafi yawe, ahubwo uri muri we nawe ari muri wowe. Imitekerereze yawe, imyumvire yawe, imikorere yawe, imibanire yawe n'abandi ikagaragaza ko uri muri Kristo. Sibyo? Harya ngo wari wavuze ngo ni uguhumura no kugira gute? Guhumura ugahumurika. Reka ntibugere ku guhumura, kuko guhumurika agomba kuba ari inshinga abantu bahimbye. Burya mu Kinyarwanda ushobora kwihimbira amagambo. Guhumurika cyangwa ni uguhumura neza, wenda ntuzimizi. Guhumura, Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo, haleluya, ngo ajyana impumuro nziza ya Kristo aho agenda hose. Kubisobanura byo bisigaye binyorohera cyane. Muri ino minsi muri Kigali haba abantu b'abasirimukazi cyane, ariko nabonye hatangiye n'abagabo bameze gutyo, bitera parufe akayitera no ku ntoki, akayitera no ku myenda bena, wamuramutsa ukagenda ukumva sipi parufe yigeze nisiga yavuye. Ukibuka ko hari umugore wigeze kuramutsa wari ufite parufe ihumura gutyo, ukamenya ngo nahuye n'umugore witeye parufe ihumura itya. N'umukristo nuko ugomba kumera. Iyo ugendana na Yesu, abantu bakwegereye bose bagombye kumenya yuko ugendana na Yesu. Haleluya. Ukaba umukristo wa wundi uri radio active, hahandi umuntu wese ukwegereye amenye ko Yesu akiza. Ndabishimira Imana. Shaje ariko bikimeze kandi niko natangiye. Nimara gukizwa numvaga buri muntu wese agomba kumenya ko Yesu akiza. Ntabwo nigeze ndeka kuba umukatolika. Hari abantu bicara ngo mwire n'ibintu bya porosika, mbabwire bene data bagenzi banjye b'abakatolike mwicaye mwana. Ntabwo gukizwa ari idini, gukizwa ni Yesu, kandi Yesu ntagira idini. Jewe nashyizwe n'umukatolika, nkajya njya kubwiriza y'umukatolika, na padiri yari inshuti yanjye n'ababikira twakoranaga bari inshuti zanjye babizi ko ndi umukatolika. Ushobora kumbaza uti se wavuye ute? Byageze aho biranga. Kubera ko jewe nashakaga kubwiriza, ndibuka nigeze kubwira padiri, nawe padiri ko njya kubwiriza ahandi, abapantekote baranumira nkabwiriza, abangilikani baranumira nkabwiriza, kuki utanumira ngo ubwirize iwacu? Yewe twari dufite umupadiri w'umuzungu ariko avuga Ikinyarwanda neza, uretse ko intonasiyo yari yaramunaniye. Yego rero uriya wize no mu seminari, ushaka kugira ngo utize ikanzu subire muri grand seminari ubanze ube padiri, naho undi rero ntabwo bikunda, ntibizashoboka. Nahise padiri subire muri grand seminari ko mfite fiance. Ufite fiance? Nuko rero igendere ujya aho barongora, ibyo kuba padiri byakunaniye. Ibyo bintu bibiri, kumva nshaka gukora umurimo w'Imana kandi bitari bukunde mu idini yanjye. Ariko n'umugore Adamu yarambwira ati utanjyana kwa padiri, papa ni umukanoni, ntabwo wacu bizacamo. Ndababwira ngo murana padiri yambaye gusa ngo nigiraho uburongo. Naje tugende, ariko icyo ndimo kubabwira si icyo ngicyo. Gendera muri Yesu, ujyane impumuro nziza ya Kristo aho ugenda hose. Umuntu ukwegereye wese amenye ko Yesu akiza. Reka mbabwire bene data, uru rubyiruko, sinzi umubare w'abanyeshuri dufite hano, ni bangahe? 13,000. Nta kibazo uko baba bangana kose, ndahamya ntashidikanya baratubwira ngo 35% by'urubyiruko, kandi ubwo ni mwebwe cyangwa bagenzi banyu ngo muri mu gahinda gasaza, gahinda gakabije. 35% niba bari muri depression, mubwire muyobozi ubwo na hano harimo abayifite. Ntabwo babura, none se arabeshya, ntabwo babura. Nano sivuga muri aba bicaye hano, nano mu kigo muri aba bantu 10 na bingahe bigano, abo ngabo bafite agahinda gakabije, ubwo na hano barahinda kuko ntabwo muri akaba. Reka mbaza abanyeshuri, naho zimbona musirimba muririmba neza. Uririmba ute wicarana n'umuntu ufite agahinda gakabije? Uririmba ute umuntu ufite agahinda gakabije ntamenye ko Yesu akiza agahinda? Uririmba ute ufite kumva? Iyo ugendera muri Yesu, impumuro yawe yonyine gusa, uwo mwicaranye wese aramenya ko ufite Yesu. Halo, muranyemerera ko mugiye kubikora? Mukicara mugasenga muri ya magurupe, mukavuga ngo aha hantu tugiye kuhabwiriza ibintu by'agahinda gakabije. Kandi mpamvu mbibabwira, nagize n'umugisha nuko n'abakatolike barimo. Hari igihe ubona mwebwe
iyo umuntu abwirije kugira ngo atebera n'ibintu by'abaporoso, no, ibintu by'abakristo. Buri mukristo wese ntabwo twagombye kwihanganira ko abantu biyahura, ntabwo twagombye kwihanganira ko abantu batura mu gahinda gasaze, ntabwo twagombye kwihanganira ko abantu bakuramo inda kandi bicarana n'abantu bafite Yesu, ahubwo impumuro yabo itarababwiye ngo ibyo ngibyo murimo ibi ntibigendana n'iyi mpumuro. Mwebwe mufata abantu mukabashyira hanze, impumuro yanyu yagombye kubakurura. Igikosa dufite mu bakristo, twebwe twahindutse nk'akarwa. Hari ifu igisigara mu bugari bita ngo ni nyirira hato, twahindutse nyirira hato mu mubare munini w'abapagani. Ariko muri twebwe twabonye ko abantu bavuga ngo igihe cyose hazaba hari umuntu utarakira Kristo nk'umucunguzi w'umwami, igihe cyose hazaba hari umuntu ugisinda, ubu leta yagize ikibazo. Ikintu cyitwa inzoga cyabaye ikibazo mu rubyiruko, ikintu cyitwa inzoga cyabaye ikibazo mu muryango w'Abanyarwanda. Ariko twebwe twahuye na Mesiya. Ariko umurimo twahawe aratubwira ngo niba wahuye na Mesiya genda ubabwire. Haleluya. Ariko rari iwacu iririmba indirimbo mu ndege ivuga genda ubabwire ko Yesu agira neza, ubibutse uti hahirwa ijambo rye akaryitondera. Genda ubabwire, buri muntu wese ukwegereye umubwire utarumanuye. Kumva rasa na bagenzi bawe bayobora izi za setu n'ibindi shambasigiye mishe, ibintu byanyu byo kugenda mukabigirira hato, mukaririmbira mu dutsinda twanyu, mugasengera mu dutsinda twanyu abantu barimo kurimbuka. Kugendera muri Kristo bigomba kwatarakitinga abandi, bakamenya ko hari ubuzima butandukanye, bakamenya ko hari ubuzima bwuzuye muri Kristo Yesu. Ntabwo ari idini turimo kuvuga. Jewe I don't mind mwese muhindukiye mukaba Katolika as long as mugira Yesu. I don't even mind ko Abakatolika bose bahindukira bakajya muri sefu, ariko bafite Yesu. Ko icyangombwa ni kugira Yesu, cyangwa umwana muri kugira idini. Mbona mwara usanga buri muntu aragiye agahinde ke k'idiniye, undi aragiye agahinde ke k'idiniye, undi aragiye agahinde ke k'idiniye. Ntabwo Yesu yadutumye kuragira amahene y'amadini, yadutumye gushaka abantu, yadutumye gushaka abazimiye, tukagendera muri Kristo. Ni ukuvuga ngo ugatekereza nk'uko yatekerezaga. Yigeze kubwira Farisayo ati jyewe icyanzanye mu isi ni ugushaka icyari cyazimiye, ko ni ugutekereza nka Kristo. Ukicara ukavuga ngo iyaba ari Yesu wigaga hano mu itambo yakora iki? Ndababwiza ukuri, Yesu aba hano muri itambo ntabwo yakora nk'ibyo mukora. Icyo yajyaga apfa n'Abafarisayo bajyaga kumubona bakamubona ari hamwe n'abakoresha b'ikoro, ubundi bakamubona ari mu muhanda arimo kuganiriza indaya, ubundi bakamubona ari kubera ko yari yaraje gushaka icyazimiye. Iyo ugendera muri Kristo ni ukuvuga ngo ibitekerezo bya Kristo bihinduka ibyawe, misiyo ya Kristo igahinduka iyawe, ariko kurutaho ubuzima bwa Kristo bukaba ubwawe. Ukubonye wese akavuga ngo uyu muntu afite Yesu. Kuko aho Yohana avuga ngo abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, hepfo aravuga ngo ibimwuzuye, haleluya, ngo nibyo yaduhayeho natwe, ngo ni ubuntu buva mu bundi bujya mu bundi, kugenda buri munsi wuzura, buri munsi wuzura. Jewe maze imyaka 40 igizwe, ariko buri munsi mbona intambwe ngomba gutera. Maze gusoma Bibiliya inshuro zirenze 50. Ubwo nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nihaye dovize yuko noneho mu mwaka nzajya kuba kabiri, inshuro ebyiri mu mwaka, ko ndashaka ngo nyimenye, dusheho kuyimenya. Pawulo yavuga ngo menye Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo murusheho kumenya. Abantu rero mwamara gukizwa bakarekeraho. That's what they call. Intego yo gukizwa si ukujya mu ijuru, my friends. Intego yo gukizwa ubundi kujya mu ijuru mu ipaki y'agakiza. Murabyemera? Umunsi wakiriye Kristo nk'umucunguzi w'umwami wawe, biravuga ngo yaduhaye ubushobozi bwo kuba iki? Abana be. Iyo wabaye umwana w'Imana, mu ijuru ni iwawe. Ijuru ntirikorerwa, ijuru riza mu ipaki y'agakiza. Yesi njya nkorera ijuru, ahubwo njye nkoramo umwana w'ijuru uri misi, ko turi on mission. Twoherejwe hano dufite mission yo guhindura abantu bakamenya ko Yesu akiza, yo guhindura abantu bakamenya ko bishoboka kubaho neza, bishoboka kubaho utari umusinzi, bishoboka kubaho utari umusambanyi, bishoboka kubaho utihebye kubera Yesu. Tugeze dute? Tugendera muri Yesu.
ibintu byose ukabibona nk'uri muri Yesu. Ubwa mbere nagenze mu modoka fime urazibona zifite ibirahure cy'umukara. Ubwa mbere nayigenzemo nicaye mbaza uwari utwari ku muriro se bigenze bite mu buhite bwiwe aranseka harambwira ati ntabwo bwije ahubwo urimo urarebera mu kirahure kijimye. Iyo rero uri muri Yesu ibintu byose ubibona nka Yesu, ukajya ubona ibintu byagaragaraga nabi ukabona bigaragara neza, ukabona bishoboka bite ko ibintu ntari narabyumvise, ariko iyo uri muri Yesu bigenda bisobanuka. Haleluya. Mwamundira mwabyemera ukajya muri Yesu, mukagendera muri Yesu, hanyuma icyanyuma mushoreye imizi muri Yesu. Rero buri kintu nkunda cyane, iyo ushoreye imizi muri Yesu ugenda ubwihebe buraza, umwuka akagukomagara ugatoya ntiwihebe. Ibuka yuko Yesu ategeka byose. Umuntu akicara ngiye singira wanti singira nako muri iki gihugu ntabwo nzi ko araho nzagira umbuga guhaterega wowe ufite papa. Kera bikamba ubuhamya hanyuma ndibonaga na kumusozo. Ngiye papa yapfuye mfite imyaka 5 sinigeze mumenya rwose urebye. Niyo ngerageje gukurura isura ye iza mu buryo butagaragara neza. Noneho murafite ikintu bita orphan spirit. Iteka ryose nagira ikibazo mu biyo papa bari. Nagira ikibazo mu biyo papa bahari. Nagira ikibazo iyo papa wari. Noneho mfite imyaka 28 urumva ubwo nari na mukuru. Mfite imyaka 28 sinzi ibintu ndanabizi nuko ntashaka kurambura iyo. Noneho ndicara nditotomba ariko mana ubu iyo papa baho nari kwikorera ibyanjye nawe akikorera iby'urugo. Noneho Imana irabindukira irambwira ngo ariko uzageza ryari witotombera kuri imfubyi? Sinakubereye umubyeyi? Subiza amaso inyuma urebe iyo waturutse ku musozi w'iwanyu. Icyo gihe nari mfite masters yo mu Bwongereza. Ku musozi w'iwanyu ninde muntu wundi ufite masters? Sanga nawe abana bafite base ntabuzi aribo base aribo babuje kwiga kandi nari maze. Niki nagukoreye gituma uhora uvuga ngo yongera data? Izi responsibility n'ubundi wari kuzigira, ariko nzakubera umubyeyi. Haleluya. Iyo rero watubwiye ngo ushorere imizi muri Yesu, ngo wubakwe muri Yesu, buri munsi ugenda wubakwa ukaba nk'inzu ibabwamo n'umwuka, ukagenda ukura wumva urimo gukura, wumva urimo gukura. Kandi niyo ushaje nkanjye uba wumva urimo gukura, ko dufite n'amasezerano. Karibu yaravuze ngo jyewe za mbaraga nagiraga nkiri mutoya n'ubu nizo ngifite, kuko nomatanye n'Uwiteka. Iyo womatanye na Yesu niyo ushaje. Jyambwira abantu ngenda ndashaka Imana izame kurama ngeze nko ku myaka 85-90 ngiye ngenda none afite n'agakono. Ariko nimagara nimufata microphone nkavuga Yesu, abantu bavuga ngo buriya musaza avuga Yesu kumva yaramubonye. Ndashaka gusaza avuga Yesu, ntabwo nshaka gusaza nk'ingoroje y'icupa. How about you? Mukurire muri Yesu, mushorere imizi muri Yesu, mwubakwe muri Yesu. Ubabonye wese amenye ko mubana na Yesu. Nutumbira Yesu bose bazamenya, bose bazamenya kubana bare kubugome, bare kubugome bitare. Haleluya. Nutumbira Yesu uzasa nawe. Kandi reka mbere imbaraga zo gutumbira. Ushobora gusanga umusaza ahagaze ku muhanda, umusazi arimo kureba agira gutya, kandi muramuzi ni umusazi wo muri karitsiye. Ariko buri muntu wese uzamuca iruhande arimo kugira gutya, uzabona ahindukira ngo arebe icyo uriya musazi areba. Iyo utumbiriye Yesu abakubonye bose nawe aragira bati uriya muntu arimo arareba iki, uriya muntu akurikiye iki, uriya muntu kuki atamera nkatwe,
uriya muntu ko tubona tuje, uriya muntu ko tubona afite amahoro, uriya muntu ko tubona anezerewe. Kera muri 1996 Kigali bigeze kugabanya ibintu by'amasengesho ya nijoro. Niyo kuvuga ko babihagaritse kuko abafite bari banabihagaritse. None umbaza prefect, icyo gihe twari dufite ba prefect, nawe ari ku prefect. Iyo urebye abarokore ubona ari twe bantu bashobora guteza umutekano muke ku tutubari. Arambwira ati reka muri kubwira ikintu cyane, mwebwe mushobora kunezerwa nta n'inzoga mwanyoye. Ati nohereza abantu ngo baze kureba ibyo murimo, ati nyuma y'amasaha 2 bamaze kubirambira. Ariko iyo mbohereje mu kabari ntabwo barambirwa kuko nabo bajyamo bakabyina, bajyamo bakanywa, wenda ntibakabye. Ariko baraza basanga muraririmba munezerewe kandi bo bikabacanga. Abantu bazibaza bari ku cyo abantu banezerwa kandi ntacyo bafite. Ko tubona bameze nkatwe kuki bo batihebye, ko tubona bameze nkatwe kuki tutabona nabo bafite agahinda gakabije. Hanyuma babwire ngo twebwe dufite Yesu. Tumbira Yesu Sebazamenya kubana bare kubugombe bitale. Amen. Reka buri muntu wese icyo uzajyamo cyose ujye ujyana na Yesu. Yewe nabaye umwarimu imyaka 8 nigisha secondaire, undi mwaka umwe nari umwarimu muri university. Hari isomo rimwe nshaka guha abarimu, hari abarimu bari muri education, college of education, bari mu faculty of education, abarimu n'abazaba abarimu. Cyo ndanezerewe cyane kubona aba petit frère na aba petit sœur. Niba hari umwuga abantu benshi bisuzuma bakumva ntacyo bazageraho, umwuga w'ubwarimu. Twebwe twiga muri university nubwo niko byari bimeze. Twe twigaga ibitabo binini, ko twe twigaga muri literature, ariko abigaga literature bose bari babizi ko twe tuzaba abarimu b'icyongereza, b'ikinyarwanda, kandi twe twagiraga ibitabo binini. Umuntu wese wize Shakespeare, igitabo œuvre complète za William Shakespeare kingana gutya twari tubifite. Twajyaga tubigendera home yacu yegeranye n'iyo muri General Civil, bakatureba dutwaye ibyo bitabo binini, bo bifite ibitabo dutoya, ukabagaragara kabisa. Siko bagira courage ngo umuntu yiga kiriya gitabo akagitsinda mukanda azi yuko yigira gukena. Bari bazi ko umuntu ari umwarimu yirirwa yigira gukena, biba byararangiye. Reka mbamara ubwoba. Yewe nabaye umwarimu ntangiye gusenga, Imana irabanza imvura iyo ndwara, irabanza imvura iyo complexe yo kumva ko ntacyo nzageraho ndi umwarimu, interamo kumva yuko ubwo ndi umwana w'Imana. Anything I do, any job I will do, Imana izita ku buzima bwanjye. Ariko iyo mvuze ko Imana izita ku buzima bwawe, reka mbabubamye uramwe kugira ngo ntere abarimu umwete bakunde uyu murimo. Ikintu cya mbere Imana yarambwiye ngo nujya mu ishuri be different. Ujya mu ishuri uhagararemo ubanze usenge. Imana yanyigisha gukunda, ndambwira ngo mbere yo kwigisha isomo ujye ubanza ukunda abanyeshuri bigisha, ubigishe atari gukunda amatsiri, ubigishe kuko bakunda. Kandi ndababwiza ukuri, nubwo nari navuye muri university ariko nari umuvisiteur. Abanyeshuri n'uno munsi hari za university nigisha barankunda, nubwo barankundaga kuko Imana Yesu yari yaranyigisha arambwira ngo niba ushaka kuba umwarimu mwiza jya ubanza ukunda abanyeshuri, nurangiza ube excellent muri matsiri yawe, nurangiza wigisha abanyeshuri kugira ngo bamenye. Haleluya. Ngo kandi nujya kwigisha bakamugafate mugasigarana, ujye uhera kuri babandi mwita baswa, ngo kuko jyewe sinigeze ndema baswa, nta muswa ubaho. Ibyo ni Imana yabinyigishije, ngo abaho umuntu wiga ibyo ataremewe. Nta muswa ubaho. Hari umuntu wicaye hano yararemewe kuzaba chef, ukajya kumwohereza kwiga math physique, yageramo kumva pe nta bwonko bwa math afite, nta bwa physique afite, ukajya uvuga ngo ni umuswa.
bari bavuga ngo uyu muntu ntabwo ari umuswa, iyo mushyira mu gikoni waba ageze kuri abacefu. Ariko Imana irambwira ngo ugere kuri bariya ubaha agaciro, ubazamure. Ngo by the time iyo nigishaga Icyongereza, bari umunyeshuri slow learner, niko babita mu rurimi ruri polite, utarimo stigma. Ntabwo ari umuswa, ntabwo ari stupid, ntabwo ari idiot, ni slow learner. Umuntu wiga bimugoye, umuntu wiga akambwira ngo ugera kuri ba slow learners, ngo by the time slow learner azajye kumenya gukonjega verb to be, babandi b'abahanga bazaba barimo kwisomera ibindi bitabo. Kuko urugendo gafata umwana kabwira, today we are studying the verb to be. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Kumva arabizi kavuga uti ngaho nawe subiramo, kizakubwira ko byamucanze nabanza akareba hejuru y'inyuma. I is toya. You be patient with the slow learners. Kugeza igihe bazabyumva, kuko by the time bazabyumva abo bahanga bazaba babimetirije. Did you get it? Ariko enjoy being a teacher. Ariko reka mbereke, noneho nurangiza uko uzabusenga, plan your future. Yewe nabanaga n'abandi barimo bakambwira ati nta kintu ushobora kugeraho uri umwarimu, ntawe uri uribeshye rwose. Nabwira n'igihe ufite target, ndashaka kuzarongora ufite inzu i Kigali, ibe ntoya ibe nini, nzaba ufite inzu i Kigali, kuko umuryango wanjye nzawurekera i Kigali, jewe ngenda aho banyohereje, ariko umuryango wanjye uzaba i Kigali. Bakambwira ati ariko koko wegereza inzu y'i Kigali, ariko icyo gihe zarabonekaga muri no minsi, ngo nanjye mbona bigoye. Yego n'isi usa n'ibigoyeho, ariko burya life is made in your mind. Noneho ndicara mbwira muramu wanjye woga Kigali, n'umwene umuntu ashaka inzu i Kigali, kubera ko nari umwarimu, aravuga ati nzagushakira ibyumba 3 yayindi bifite igitwe kimwe, urazibona nyine. Umuntu yinjiramo agahita atunguka mu gikari, icyumba hano n'ikindi hano. Namwe niyo ndubiye substandard. Aturashaka ingana gute? Ifite ibyumba 3 na salon na douche mu nzu na toilette na magasin. Namwe ati kwiyongeyeho iremereye. Ati n'ibihumbi nka 800. Ati wayabona? Sawa, iyo ni target. Ni aye target ni imyaka 5, navuga ngo mu myaka 5 nzaba mfite ibihumbi 800 muri iriya nzu. Narongoye nyifite. Ariko nyine na madamu yankuyemo. Tumaze kuba fiancé, twahise duhuza umutungo, inzu turayigura tuyijyamo. Ariko icyo ninde kubateraho umwete, ntuzegere wanga umuhamagaro wawe. Ako kazi k'ubwarimu igihugu kikarimo, gakore neza, kuko Imana izakupima, izakugera ihereye ku buryo wakoze bya bindi bitoye. Promotion doesn't come immediately. Ubikore neza, ubikore witonze, upangire ubuzima bwawe, planning ubuzima bwawe, ibindi Imana izabigufasha. Rero nagira ngo icyo ntibivana nakibabwiye ko iyo mbonye abarimu nkunda kubatera umwete. Jewe nize education, iyo nakoze mu masters mu Bwongereza, badukundisha ku bwarimu, bagatubwira ati buriya mwarimu si uhembwa amafaranga menshi, ariko mu buzima nta muntu n'umwe ukomeye utaraciye mu biganza bya mwarimu. You are a very important person. Ubifate, ubigendere, Imana ibamugisha. Reka usoze, umuntu waba wicayemo hano yumvise umwuka w'Imana amubwira ngo this is your day yo kujya muri Yesu. Ko twatangiye tuvuga ngo ubwo mwakiriye Kristo, mugendere muri we, mushoreye imizi muri we, mubatswe muri we. Niba wicayemo hano ubizi neza yuko utari wakira Yesu umucunguzi n'umwana, sindi bukubwire ngo uze hano, sindi bukurushye. Manika ikiganza aho wicaye usengere, bwira Imana ngo Mana, uyu munsi nanjye rwose ndumva nshaka kwakira Yesu. Ubwire Yesu ngo Yesu ngwino winjire mu buzima bwanjye, umbere umwana, unyobore. Zamura ikiganza aho uri, dusenge, hanyuma asubize gahunda, umuyobozi wa gahunda. Turamushimiye Mwami Mana yacu. Ikiganza cyose kizamutse imbere yawe uyu munsi, nuko hari ikintu wabwiye uriya muntu. Icyo wamubwiye agenda agikore, icyo wamubwiye agomba guhindura agihindura uyu munsi.
aho atagendaga neza uhatunganye agende nk'ukwiriye izina ryawe, kandi utari yarakumenye na rimwe uyu munsi ndagusengeye ngo umuhindurire ubuzima. Mwami, tubona abantu benshi bakuririmba batakuzi, tubona abantu benshi babwiriza ibyawe batakuzi, barangiza ubuzima bukabananira, ingo zikabananira, ubusinzi bukaba mu buzima bwabo, ubusambanyi bukabakurikira, ubwihebe bukazamo, kandi bavuga ko bakuzi. Mana, ndasenga ngo he kugira umuntu n'umwe mu bicaye aha ngaha usubira yuko yaje. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, reka imbaraga zawe zimanukire kuri iki kigo. Mana, muri ino minsi, muri ino myaka batubwira ngo umubare munini w'urubyiruko ngo bari mu biyobyabwenge, ngo bari mu businzi, ngo bari mu gahinda gakabije, he kugira umunyeshuri n'umwe uzaba ari hano kubera ko igicu cyawe kizaba cyatwikiriye. Ugendera muri ibyo ngibyo, hindura imitima y'abantu bawe, hindura imikorere y'abakumenye, hindura imikorere y'abatarakumenya, byose ubihindure, usuke ububyutse aha hantu. Imbaraga zawe zikora umurimo, uzabyumva wese azavuge ngo Yesu ari muri gutaba. Imbaraga zawe zibikore, izina ryawe rishyirwe hejuru, nk'uko bwawe buhabwa umugisha, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese. Murakoze. Ntabwo nigeze ndeba ku isaha, niba natinze sinshobora kubisubiza inyuma, niba nihuse kandi nabwo icyubahiro kiba kimwe. Iyo nshaka kutigora kandi gufata umuntu w'umusaza nkanjye ufite imvi ukamubwira ngo ujye mu magambo make biramugora, kuko buri ruvi umera ku mutwe ruzana n'amagambo, umera w'urundi rukazana n'amagambo. Uzareba abasaza bose bararondogora. Imana bamugisha mwese rero, niba uzi bagahunda mwe mufata akazi ndarukawe. Yakoze cyane.